agahiri n'agahinda ka Rusagara. Abenshi bibeshya ko General Francisco Rusagara yazize ko hari ibyo yagaye ingoma ya Kagame hamwe no kugirana isano n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kagame. Hakaba yewe navuga ko Rusagara yazize ubwenge bwe. Ubwo bwenge Rusagara ngo yaba yarazize ngo bukaba bukubiye kandi bukanagaragarira mu gitabo yanditse mu cyongereza cyitwa Resilience of a Nation, A History of the Military in Rwanda. Mu kinyarwanda ivuga ngo udacogora bw'ishyanga, amateka y'igisirikare mu Rwanda. Nubwo rero ibyo byose bivugwa ko ari byo Rusagara yazize, bifite umugabane mu gutotezwa kwagejeje aho Kagame amuhambira, ariko imvano n'igicumbi cy'ifungwa n'irogwa rya Rusagara ikira gitabo nyine cya Rusagara cyitwa Resilience of a Nation, A History of the Military in Rwanda. Icyo Rusagara yazize rero si uko yanditse igitabo, yewe nta nubwo haba hari icyo yanditsemo cyaba cyarasisirije Kagame, ahubwo icyo gitabo cyamukozeho kubera ibyo atashyize muri icyo gitabo nyirizina. Icya mbere Rusagara yazize ni izina ry'igitabo. Kuba umutwe w'igitabo ufitemo ijambo igisirikare ntashyiremo Kagame ibyo ubwabyo byariye Kagame ahantu biranamukorogoshora. Igitabo cyose iyo gisomye ntawe usanga Rusagara asingiza Kagame. Kuba rero Rusagara yaragerageje kwerekana ko hari abandi banyarwanda bashoboye igisirikare kandi bagiye bubaka igisirikare gikomeye mu maso ya Kagame ni ikosa rikomeye ritihanganirwa, kuko kuri Kagame we ashaka ko nta wundi munyarwanda uratwa, usingizwa cyangwa ubonwamo ubwenge n'ubushobozi uretse Kagame wenyine. Bumvise Kagame yitotombera icyo gitabo cya Rusagara baraje barya kara Rusagara, ariko Rusagara arabanangira, arabahakanira ko atakwandika ibyo undi muntu yifuza, cyane cyane iyo umuntu ashaka ko Rusagara amuhindura igikoresho cyo kumurata. Rusagara yabasubije agira ati, nandika iby'ubwonko bwanjye bubona kandi butekereza, ntabwo nandika iby'irari ry'umuntu ryifuza. Rusagara yakomeje avuga ati, binteye agahinda rwose kumva ko hari umuntu uwo ari we wese wumva ko yanyoza ubwonko akantegeka ndetse agategeka n'ubwonko bwanjye ibyo bwandika cyangwa butekereza. Aha rero murumva ko Rusagara yakoresheje ijambo agahinda. Ubwo nyine ako gahinda kari gatangiye kumwototera, kumutondagira. Ako gahinda kamutondagiranye n'agahiri kugeza bimuminuye burundu. Ribarawariraye rero inkuru y'urubanza rwa Rusagara no gufungirwa mu rutumva ingoma bya nka bimwe abanyarwanda bagira bati ntawarubara. Uburoko bumaze kumukamuramo amashagaga yo kwiyumva no kwizera, Rusagara yaje mu rukiko noneho agerageza guhindukira ku ijambo ngo arebe ko yacurura Kagame akadohora akoroshya ingoyi. Rusagara ubukaka n'uburyoza noneho yageze mu rukiko abaratereye ati, His Excellency Kagame, ngo njye ntinyuka kumunegura, intwari yadukuye ahaga. Rusagara ageze aho ava mu by'ikinyarwanda maze amatakirangoye amugeza no mu byongereza, arakomeza ati, His Excellency is a fountain of wisdom, a fountain of light, a fountain of hope, a fountain of righteousness. Muri make Rusagara yaragize ati, nyakubahwa ni iriba ry'ubushishozi, iriba ry'urumuri, iriba ry'icyizere ndetse n'iriba ry'ubutungane. Rusagara yakomeje agira ati, naho ndi mu munyururu mpora ntekereza kuri Afande Peace wacu, uburyo umunsi nzongera nkahumeka impumeko y'amahoro yaduhaye, nzandika igitabo kirata ibigwi bye n'ibirindiro. Rusagara yasubiye muri gereza yizeye ko amagambo yavugiye mu rukiko azagera kuri Kagame, maze mwenyewe agaca inkoni zamba akamukora ku ngoyi y'uburoko. Ariko rero icyo atarazi nuko noneho yari yiteje agahina n'agahinda by'inkubirane. Rusagara yaragize agahinda ko kwifuza ndetse akajya n'ako gahinda ko kuva ku izima, akemera akarata Kagame. Rusagara kandi yaragiye no gukubiranwa n'agahiri n'agahinda, kuko icyamuteye kwemera akaba inkumi amashyi ku karubanda kitari kumukira cyangwa kimukure ku ngoyi. Nuko rero Rusagara yategereje ko Kagame yaca inkoni zamba araheba, noneho agahinda karamwegeka, agahiri ko karamwegura. Abaje kwegera Rusagara nyuma
yabaganiriye ndetse abaganyira ukuntu yanze kuba imbwa yibwira ko ari bwo buryo bwo kwigenga, none ngo kuba imbwa nabyo ntabwo bimuhaye ubwigenge. ngo nyine icyeragati n'igihahiro nabyo bibaye ikindi gihekane mu gahinda n'agahinda ka Rusagara. Ariko nyine Rusagara yahwemye, ntiyanamenye ko Kagame yarakimukubitira agatoki ku kandi mu gutonyora umufunzo wa Rusagara. Noneho Kagame yashyizemo no kwicisha Rusagara irungu. Kagame yahise atanga itegeko ko Rusagara atemerewe kugira umuntu mu muryango we umuvugisha cyangwa umusura. Umugore wa Rusagara yarinze yapfira mu Bwongereza mu 2016 atemerewe no kuvugana nawe. Bene wabo na Rusagara bakubwira ko umuryango we waherukaga kumva ijwi rye mu 2014. Yagize naho umuryango we utegereza kubwirwa na rubanda ko Rusagara yishwe na kanseri. Mu kumuca ku muryango n'inshuti, Kagame yaragambiriye kugaragaza hagati Rusagara bagahiri n'agahinda bimugire mubi. Kagame nibwo noneho yaminjiriye mu n'agafu k'uburozi. Bamaze kumutamika, Rusagara yaratatse ngo hagire umuganga wamuha n'akanini kamworohereza ububabare, biranga bibi by'ubusa. Ubwo muri ako gahiri n'agahinda ka Rusagara hajemo nyine n'uburibwe bwamugaraguye kugeza ashizemo umwuka, aratabaruka. Imana imuhe iruhuko ridashira. Aho yari mu munyururu, hari ubwo hageraga gutya hakaza imbohe mugenzi we, maze ikamwungurira ngo inshuti zawe na bene wanyu babamariye ku icumu. Uko niko yashoboye kumenya ko umugore we bamukamiye mu Bwongereza. Abajije neza baramubwira ati umugore wawe bamutamikiye mu Bwongereza. Amenya ko Karegeya bamunigiye muri Afurika y'Epfo. Yewe rimugwa mu gutwi ko Kagame yipfunyitse Rwigara, nawe akamupfunyika mu iguniya, maze ibikora nkota bye bikarimwo bimuhorahorereza bikoresheje za runubi. Uko iminsi yicumaga niko akanunu kagera gutya kakagwa mu matwi ya Rusagara ko abahoze ari banywanyi be bahora basimburana umusubirizo kwa Kagame mu kumushinja ko afitanye umubano wihariye n'abashaka kubikira imbehe Kagame. Muri abo bahoraga baregaguzwa harimo Kabarebe, we ngo utaragohekaga atarabona icyo ashinja Rusagara. Rusagara wemeraga ibyo kwizirika, ubupfura n'ubutwari, agahinda n'agahiri byaramusabye kumva ko abantu b'abagabo bahindutse imbunzamagambo. Rusagara yagerageje kureba uko yakwigobotora agahinda n'agahinda, ubw'amahirwe abona inshuti mu matage. Inshuti yamubereye Nzamurambaho, we yashoboraga gusurwa mu ibohero. Aha niho Rusagara yaboneye uburyo bwo kohereza kandi ku mwana we amuganyira nyine agahiri n'agahinda. Yamwibiye utubanga duke turimo ko bamwe mu mbohe ziri kuborera mu gihome harimo abamugariye ku rugamba rwo muri Kongo rwitirirwa M23. Ngo abo bamugaye basabye ubufasha ngo barebe ko bagerageza ubundi buzima butari ubwa gisirikare. Aho kubafasha, Kagame yatanziye ko ahubwo bafungirwa mu icuraburindi ngo hatazagira n'ubaririza icyabamugaje n'aho bamugariye. Rusagara ati hano hari agahiri n'agahinda kabamugariye mu rugamba rw'umugwanabi. Uretse rero abo bamugaye bazize umugwanabi, hari ngo n'abaguye ku gasi muri urwo rugamba babuze igihamba, maze inkongoro zibonera amafunguro zigaburiwe n'uwabatoje gukubita agafuni bigaramye mu rugwiro. Gusa mutwumve nabi, ntabwo agaramye muri uru rugwiro rwanyu muri kumva, agaramye mu rugwiro rwo ku Kacyiru rwubatswe na Habyarimana, rukaba rwarahindutse igobe ryo gucuriramo ubugome n'ubugambanyi. Si Rusagara gusa agaraguwe n'agahiri n'agahinda, nabyo abagamba muramu we karamugandaguye. Rusagara nabyo abagamba bahamijwe ibyaha mu rubanza rwaranzwe n'ubusembwa ko abacamanza birengagije ko ba nyir'ubwite bakoreye iyicarubozo. Abatangamuhamya babo bagakwitwa, abandi bagafungwa. Ko guhohoterwa kw'abatangabuhamya byagaragaye byatumye itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryita ku ifungwa ry'agateganyo ryanzura ko ifungwa ryabo ritemewe. Yumvise iyo nkuru y'uko United Nations Working Group on Arbitrary Detention yagaye Kagame guheza mu gahinda n'agahinda Rusagara nabyo abagamba, Rusagara asigaye yibwira ko noneho ahonotse amatage y'agahiri n'agahinda.
ariko byari ukwicinya icyara cy'inzozi zibyara ibyizere biraza amasinde. Byaranze birangira agahiri n'agahinda bimwegetse, ntibamugira mubi gusa ahubwo biranamwica. Nuko Rusagara aratabaruka, ajyana agahiri n'agahinda gasabitse mu irungu, inkuba amashyi, akato, uburwayi, uburozi, guturunywa, ubugambanyi, ubwigunge, ubucucike, inzigo n'umwaga. None rero rugira abarinda agahiri n'agahinda, ahubwo abahundagazeho urugwiro rumwe rwiteka.